harimo n'inyandirambo mwiza y'irushanwa, hakazamo umusifuzi mwiza, hakazamo best player cyangwa se umukinnyi witwaye neza mu irushanwa, kandi hakaza ikipe itwaye igikombe ndetse n'ikipe yabaye iya kabiri. Ibyo byose aho murajya turahazi. Ntakabaye kuko baba bari ku byicaro, noneho tukinjira mu mwanya wo gutanga ibihembo. Mwiza w'irushanwa basaba yuko Minister of Finance Isabelle Mabesa atambuka akamugezaho igihembo. Tugeze ku musifuzi mwiza w'irushanwa, dusaba Director of Student Welfare ko yatambuka akamugezaho igihembo. wa siporo ko yatambuka akaduhembera kopisiyo y'irushanwa cyangwa se uwatsinze ibitego byinshi akaba yitwa Ansufati. Watsinze ibitego byinshi mu irushanwa murakoze, reka musabe gutuza. Ndasaba kandi nyakubahwa President ko yatambuka akaduhembera umukinnyi witwaye ikipe ya School of Business ko yatambuka igafata ibihembo byayo. Nyakubahwa Campus Administrator yatambuka akabagezaho ibihembo. Tukaba dusaba nyakubahwa Principal wa College ya Nsugwe ko yatambuka akabagezaho. Murakoze. Ndasaba Captain
reka dutere siporo turashimira kandi bafatanyije muri iri rushanwa. Já curte a vídeo de eu?